Hello friends, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuba wafungura TikTok. Nkuko mubizi abantu benshi bakunda gukoresha urubuga rwa TikTok, ariko abenshi ntabwo bazi uburyo bwo kurubyaza umusaruro. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo bafungura urubuga rwa TikTok, ndetse turebe n'ibyo buza kugira ngo TikTok ibe imeze neza cyangwa se yujuje ibisabwa. Nguhaye ikaze ahangaha kuri 2Gina Tech. Hano nibwo uzajya wigana natwe ibintu byinshi bijyanye n'uburyo bwo gukoresha ama social media, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Abantu mwari mumbonye bwa mbere, iyi video ngiye kuyikora bitewe n'uburyo abantu benshi bagiye banyandikira muri comment. Bamwe banamamagara bambwira ngo mbafashe gufungura urubuga rwa TikTok. Rero iyi video nyikoze kugira ngo mfashe n'aba bantu batigize bamenye uburyo bwo gufungura TikTok neza, hanyuma nawe ugenda ufungura urubuga rwa TikTok. Nuza kugira ikibazo unyandikire muri comment, nahita ngusubiza. Mbanashyize na ushobora no kuza gukanda hano handitse more description, ukareba nimo nimero ziba zirimo, hanyuma ukanyandikira kuri WhatsApp nkagufasha haramutse hari ikibazo ufite. Tega nkwereke uburyo bafungura TikTok. Ngo ikaze rero, niba warakaze subscribe, hanyuma tega tugendane. Ugomba kuba ufitemo TikTok iri professional, apana TikTok Lite. Ni ukuvuga ngo TikTok Lite na TikTok ingi isanzwe biba bitandukanye. So ntabwo bigoye rero, urafungura TikTok yawe. Niba urusanzwe ufitemo n'ubundi TikTok, ni ukuvuga ngo ngiye kukwereka uburyo ushobora gufungura TikTok ufitemo n'indi TikTok. Hano uraza ugakanda hano kuri profile yawe, dore ngiyi TikTok yanjye. Iyo umaze gukanda hano kugira ngo usoke muri TikTok ube wafungura iyindi, uraza ugakanda hano ku tudomo dutatu. Warangiza ugahita uza ukinjira muri setting and privacy. Warangiza ukamanuka hano hasi ukandika, ugahita uza ukandika hano, ugakanda hano handitse switch to account, ukaza ugahita ukanda hano handitse add another account hano gutya. Iyo umaze kugera hano barakubwira login niba ufitemo indi TikTok, ariko wowe urahita ukanda hano handitse add another account. Iyo umaze kugera ahangaha rero, hano ushobora gukoresha email cyangwa se ugakoresha nimero, ariko abantu benshi bakunda gukoresha email kubera ko email niyo nziza cyane, ishobora no kugufasha kuri coveringa TikTok yawe mu gihe yabuze, cyangwa se ishobora no kugufasha kutayibura. Nyine ntabwo ushobora kuba wayibura wakoresheje email, bitewe n'uburyo bwinshi uba wakoresheje ama password n'ibindi bintu byinshi. Mu gihe wafunguje nimero, iyo bayigutwaye ntabwo ushobora kuba wayigarura kubera ko nta email uba warayifunguriyeho, ndetse nta na nimero uba waraverify. Ni ukuvuga ngo uba warakoresheje ikintu kimwe. Tega umunsi rero tuze dukoreshe email nk'uko bisanzwe. Icyo turi bukore twebwe, turaza dukanda hano handitse switch with Google hano gutya. Hano barakuzana mu email yawe ugiye ufite menshi. Icyo turi bukore, turaza duhitemo email imwe dushaka gufunguraho TikTok, dore ngiyi. Uraza ukayikandaho gutya, hanyuma ugategereza. Hano uraza kuzamo itariki y'amavuko yawe, nta kintu na kimwe ubeshye. Ukinda gushyiramo itariki, ukinda gushyiramo imyaka iri munsi ya 18, kubera ko TikTok ikoreshwa n'abantu bari hejuru y'imyaka 18, guhera kuri 18 kuzamura. Okay, hano uraza ugahitamo igihe wavukiye, hanyuma ugahita ukanda hano handitse continue. Iyo umaze gukanda hano handitse continue, urategereza umwanya muto cyane. Hano ugahita uza creatinga nickname. Uraza creating nickname. Okay, uraza creating nickname yawe. Nurangiza ukanda hano handitse continue. Numara gukanda hano handitse continue, TikTok yawe iraba yamaze kwifungura. Hano urahita uza ukanda hano handitse profile yawe. Nurangiza ukanda hano handitse edit nguko. Nurangiza hano uraza ushyiremo handle name, dore ngiyi gutya. Handle name dore ni ngiyi. Nurangiza hano urahita uza ushyiremo handle name. Gusa ingi nayo iremeye kubera ko ntabwo yigeze ikoreshwa. Umikinga shwa niba washyizemo handle name itarigeze ikoreshwa. Okay, iyo umaze kuza hano rero, ikintu usigaje gukora, uraza hano ugashyiramo description. Nkuko twagiye description cyangwa se bio n'ubundi imeze nka description, ibisobanuro ibyo TikTok yawe cyangwa se account yawe izajya ikora. Okay, ahangaha ushobora kwandikamo nyine bitewe n'ibyo wifuza. Have twandikemo gutya welcome. Icyo hano kiba gisigaye ahangaha rero ni ukuzana none ugashyiramo ifoto yawe. Uraza ugakanda hano handitse change photo, wangiza ugahita uza ukaba wafata ifoto cyangwa se ukaba washyiramo ifoto
bitewe niyo ufite mu telefone yawe. Ahangaha haba dushyiramo iyi ngiyi, wategize umwanya muto cyane. Hano ifoto yawe imaze kujyamo.